Yego nongeye kuba ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu mwese mwakoze subscribe kuri The Blessed TV karindwi muhabwa umugisha wo muherereye hose twavuga ngo amafufu n'amafaranga bibafubike ngewe ndi teacher preacher city hunter reka duhe ikaze umutumirwa wacu uyu munsi n'umugabo w'Imana Apotre Mutabazi ngewe mwita igitabo ubwe arabizi ko ari umuhanga cyane harya umuhanga Apotre ubuha ni knowledge and wisdom. Knowledge, intelligence and wisdom. Ubuhanga ni intelligence. Intelligence. Wisdom. Wewe wifuza iki? Wifuza iki? Bibiliya iravuga ngo shaka ubwenge. Kaga byumvikana ko ubwenge burarahurwa, burashakwa. Shaka ubuhanga. Ngibyo utunze byose ubishakisha kumenya. Shaka ubwenge, shaka ubuhanga, ibyo utunze byose ubishakisha kumenya. Yego. Ngo hayi ikaze rero mu kiganiro cyacu cyo. Rero kugira ngo ubone ubumenyi ukeneye gutanga ubutunzi. Ariko kugira ngo ugire ubuhanga nta butunzi utanga. No kugira ngo ugire ubwenge nta butunzi utanga bisaba kumenya aho ubishakira. Abantu benshi rero ntago babishakira ahanyaho. Cyase nta nubwo babaza agaciro kabe cyase ntabyo bakeneye. Ko nabyo birashoboka umuntu agahitamo kuba ati nzabaho nta buhanga nta bwenge. Twakavuga ati nzishakira amafaranga nuko. Ahubwo twanavuga ngo ubona yarashatse ubwenge bwo gushaka amafaranga ko nabwo bubaho. Kuko nago wabona amafaranga udafite ubwenge bwo kuyashaka. Ariko nago ubwo bwenge bwitwa ubwenge muri rusange. Hari ubwenge muri rusange. Ubwenge bwubaka ibintu. Ubwenge bwubaka umuryango, ubwenge bwubaka igihugu. Ubwenge burayobora. Ariko habaho n'ubwenge bwo gushaka amafaranga. Ubwenge bwo gushaka amafaranga rero iyo umaze gushakira amafaranga ntabwo uhindukira ngo bwitwa ubwenge. Si byose ushobora umuntu ushobora gufite ubwenge bwo kurwana urugamba, gutsinda urugamba, ibintu bitandukanye ko hano hari ubwenge noneho buyobora isi. Ubwenge butanga ubuzima mu bantu. Ubwenge buzana amahoro yari yabuze. Yego. Atandukanye. Ndashaka ko kugira ngo ufite amafaranga ariko nyine adafite ubwenge bwashyira ibintu ku murongo byashindikanye. Shaka ngo tuganire rero. Nuzi nk'urugero hari umuntu ushobora kuba afite amafaranga menshi ariko bakirukana bakiruka. Akaba n'undi abantu batangira kwiruka hagapfa mbere agapfa kabiri bakicara gatangira gucura ubwenge bw'uburyo icyo kibazo gihari akiri bukemuke. Agatekereza ubwenge bw'uburyo Kongo n'u Rwanda n'u Burundi byabana mu buryo bwacirana ikubite. Ubwo ni ubwenge. Kandi bugira bake. Naho ubwenge butuma perezida avuga ngo abaturage baryamira amajanja kuko umwanzi wacu rwose nimba adasenga iyo dusenga araje abona ishyano intambara tuyirangirize we. Haba ubwenge bwo kurwana ariko ubwenge bw'ikirenga gukemura amakimbirane hatabayeho kurwana. Ubwo gushoza intambara. Ubwenge bw'ikirenga umuntu abashaka kurwana nawe ariko bikarangira mutarwanye kandi umutsinze cyangwa se hagezwe kubyagirira akamaro bose. Erega burya hari ubwenge hari umushaka kuze kurwana ariko hari ubwenge. Ubwo ninde wabakira inyungu ibyanjye cyangwa abanjye nanjye ubwanjye nkazishakira na wowe. Ninde ubwenge bwatuma niyo waba uri umunyarwanda uyoboye abanyarwanda habaho igisubizo kizanira inyungu abakongomani abarundi n'abanyarwanda at the same time. Yego. Iyo nta bwenge ureba iwawe gusa. Ubwenge bw'umuntu ushaka gushoza. Iyo nta bwenge ureba iwawe gusa kandi ukumva yuko urushije abantu ubwenge. Ariko iyo ufite ubwenge ureba impande zombi. Yego. Urugero kukinanditse igitabo cyitwa ngo Tshisekedi face à une équation géopolitique à trois inconnus. Kukinanditse Paul Kagame. Handika Tshisekedi. Sarima yahe makuru waduhini. Wenda suko ntigeze nandika igitabo kiriho wenda muri title harimo Paul Kagame ko aricyo nanditse cyitwa ngo Paul Kagame asimburwa na Paul Kagame. Ariko ubwenge nuko ndeba havuga ngo Kongo igomba gutekana, Burundi bugatekana, Rwanda rugatekana, akarere kagatekana. Kandi si ibyo gusa tukarenga aho ngaho tukanatera imbere ko birashoboka. Ariko ko nanone ubuzengurutswe n'abantu benshi b'ubwenge buke nyine ubona batanitaye kuri ibyo ngibyo uvuga. Muri icyo ntabwo babyitayeho rwose. Muri icyo gitabo cya Tshisekedi unaje ukazinurwa no kubivuga nta wabireba. Rwose. Na yahe makuru twahise mu ko turi.
ingingo z'ingenzi zikubiye muri icyo gitabo wandikiye Tshisekedi cyangwa n'abanyekongo bose. Cyambere urumva kugira ngo bisobanure byasaba ko abantu baba banazi ko barizovinga equation ya Troisième. Kandi urabizi ko abantu bose batinya matematike. Tutangiye kumbwira ngo x y z hari abantu benshi bahita biruka, ariko ntabwo ari ibintu bikomera. Niyo twafata ibaruwa mperutse kwandikira Marco Rubio byamugeraho byagera ku bandi abantu babona ibitekerezo birimo bikabafasha, none se ngire nta kintu narenza. Marco Rubio ni uwahe? Marco Rubio ni Secretary of State cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu mvugo wenda tumenyereye, nubwo bo bakoresha imvugo zihariye. Nuko wavuga ngo papa ngo buriya ngo ni pasteur ngo w'abagatolika, kugira ngo wenda umuntu utari kubyumva bashe nimba zizo mvugo zo mu pasteur no bishop kugira ngo wenda bashe kubyumva. Ariko cyase na bano bavuga ngo abavugizi muri ADPR do hari ukuntu ukoresha inyito kugira ngo usobanure umuntu wenda utiri ujya kure. Marco Rubio ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, ariko ubu bakoresha inyito ya Secretary of State. Aba ministry bose bita ba Secretary of this, cyangwa Department of this, Department of Defense, Department of. So rero ni Secretary wa Department of Defense of State ariyo y'Ububanyi n'Amahanga. Nta nubwo nabigize ibintu byinshi, ni ibintu bibiri. Wamwandikiye mu karere cyane cyane biri hagati y'u Rwanda na Kongo. Ibyo Burundi nabyo ni incident cyangwa se na cyo ubwacyo kirihariye. Uretse ko icyo Burundi gikubiye muri FDLR nta FDLR nta CNDD-FDD buriya ubashe kujya mu mizi y'ibibazo biri mu karere usanga bifite nature imwe, bifite ukuntu bijya gusa. Bose barwaye intambara y'amazuru biraho by'amafuti, ngo abanerotike ngo n'ababantu ngo disandati ngo Tshisekedi ngo no ruba ngo abonire bantu ngo ba makenga ngo ni renotike. Burundi nabwo ugasanga nyine baje muri za CNL na za Iprona ngo n'abanerotike, ibintu biraho ngaho bitara. Politike bayubakira ku bitekerezo. Yego. Muri Amerika habamo abantu bavuye mu Budage n'abavuye mu Butaliyani n'abavuye harimo Abongereza n'aba white, harimo aba Asiatics, harimo abarabu. Ntago wakubakira politike kuri ibyo bintu. Ahubwo abademokrate ni ibitekerezo. Nge mbona ari by'ubusazi, ariko hari abantu babyemereramo. Liberals, liberal, globalist. Uretse ko uyu munsi aba republika bashobora kuba globaliste, ejo aba democrate akari bo globaliste. Ntago ibyo byo wenda kuko nk'urugero abademokrate ibintu bahoze barwanya mu myaka bakajya ishize nibyo biyamamarizaho. Abademokrate bigeze kwiyamamariza kugufunga imipaka. None nibo bantu bashyira imbere kugira ngo ifungurwe. Ariko politiki ikorerwa ku bitekerezo. Message y'ingenzi, politiki ikorerwa kuri projet politique. Ndakunda gukurikira politiki muri Amerika. Yego. No, muri Amerika ndikurikira no mu Bwongereza gakeya, ariko cyane cyane nkunda gukurikira iyo mu Bufaransa. Nkareba bari ba Marine Le Pen, nkareba abo François Insoumise, nkareba donc buri parti politique ifite ibitekerezo byayo kuri buri kintu gikorerwa mu gihugu. Nimba parti iyoboye ivuga ngo munasora 17%, bo bakaza bavuga ati umusoro turomana tushyire ku 17%, ahubwo twongere ibi nibi iby'amaburuse y'abanyeshuri turabikoraho iki, kuri buri kintu cyose kibera mu gihugu bakaba bafite igitekerezo gitandukanye n'icyabandi. Ubundi niyo politiki. None abaturage bagahitamo ibyo bitekerezo. Yego. Ariko bisanze ibitekerezo ngo byubakiye ku mazuru. Bivuze ngo urabivukana rero. Bivuze ngo nuvuka ufite amazuru ameze gutya, bivuze ngo ugomba kujoininga parti politique nta gari politique. Ahubwo ibyo bintu abantu babireka gashaka n'ibindi bajya mu gihe abantu badashobora gukora politique y'ibitekerezo banabireka bakajya mu bindi bintu. Cyangwa bakabireka bati tuyoborwa n'abami, nuvuga ngo so nimba yakubyaye tuyobora nawe uzatuyobora, tureke kurwana izo ntambara ntago byavamo. Muri Afrika kabiri Abarundi n'Abanyarwanda sinzi nimba ubwenge bujya bubasura. Bagomba kwipakurura bya Burundi, ariko byatwara imyaka 50 kwipakurura ibintu by'amazuru n'abana amoko nyine. Kuko muri Kenya bareke bagendera ku moko ntacyo abatwaye. Kuko ubwoko utanu bunini muri Kenya bufite 65% ya pourcentage y'abaturage. Ubwo wateranyije amoko atanu akomeye manini. None ukambwira ngo mu Burundi no mu Rwanda barakubwira ngo hari ubwoko bumwe bufite 45.
warangiza ugashaka kubwubakiraho ngo politike kibazo none se icyo gihe ubwo ufite 14 uvuga no ufite 1% bwazigira buyobora ryari ariko muri Kenya kugira ngo ubwoko niyo bwaba ubukiko abakikuye bafite 17% kugira ngo bagire 50% bakene kwihuza nandi moko 2-3-5 niyo wakubakira ku moko rero ngaho ntago bigira ikibazo nubwo hajya baba mu gutya abakikuye bakica wenda bakarenjine cyangwa se gutyo ariko ntago bitera ingaruka cyane ibi byacu rero byo biraciriritse byari classe sociale kandi ni ibintu bigaragara amateka ariko usanga ari umuntu warakaye utanashaka gusoma amateka amenye ubundi bututsi n'ubutu byaturutse ariko abantu bamwe barabahinze abandi baraboroze ntago ayari amoko kabiri ubwoko bwose buturukwabwo niko birivuga ngo dore n'ubwoko buturukwabwo abamasayi muri Kenya batuye ahantu habo nge niyo mpamvu bavuze ngo umbajije ubwoko mu Rwanda nakora ko ndi umukiga abakiga batuye he abakiga dutuye ukwacu urukiga rufite aho rutangira naho rurangirira ubajije umuntu uzi amateka yavuga ngo nkwereka aho urukiga rutangiriye avuga ngo urukiga rutangiriye hakuzamuka kugera iriya kandi ikindi abakiga bajya gutera kimwe yego bafite imico bisangije n'imbyino yabo yego the culture n'imyambaro ushobora buriya gusanga yihariye nkuko muri Amerika buriya abantu bo muri za Texas usanga bambara kwabo abantu bo muri abashi nabo kavuga ngo ubwoko n'ibindi nk'ibyo ariko ntago ari nabyo abantu bapfa cyangwa se bubakiraho nubwo nabyo kubyubakira ari bitari byiza cyane ariko iyo byubakiyeho mu bwenge reka byo nkoresha iryo jambo mu bwenge kuko ubundi ibintu by'amoko Imana yabishyize mu isi kugira ngo nyine nkuko bavuga ngo abatutsi uretse ko bwatari ubwoko ngo barororaga ni ukuvuga ngo muri Israeli imiryango 12 buri muryango ufite business ukora itandukanye n'iyuwundi sibyo yego bino bintu byo vuga ngo muhuje igihugu ariko kuvuga ati twebwe turabaha bishobora gutuma muhuza byoroshye nko muri business bishobora gutuma usobanukirwa umuco we kurenza uko wasobanukirwa w'abandi bigatuma mushobora guhuza mugakora ikintu runaka ariko ntago biri bwubakirwa mu buryo bwa politike wango ndakugijuma mu buryo bwa politike ndagutora kubera ko ntago bari byo anyway ni ibintu byinshi ariko nanishatse nko kukubwira ngo biraciriritse umuntu avuga ngo mu Rwanda bamo ubwoko bw'ubututsi n'ubutu ntabwo ari ubwoko zari classe sociale uyu munsi byaranahindutse donc ushobora kuvuka wanyu bakubwira kuri umututsi ariko ugasanga nta nkugira nta nubwo ibyo guhinga no kora ibyo ari zo secteur ebyiri zisigaye zikorwa mu gihugu kitini bahindura kwanga abo baracuruza abangabo bakakora muri office bamwe baba bigizika kubera ubujiji abandi babyizirika kubera bibinjiriza ko hari umuntu uvuga ati ngewe nabiririyeho mwana ngewe ibintu bituma wenda nyobora kuko rimwe na rimwe muri ubwo bujiji hari umuntu wiprofitiramo ati mu ngi nyuma kubera amazuru bakamujya inyuma akabona biramwinjiriza cyabimuha power bitamugombeye kuba umuhanga n'umunyabwenge n'ibindi byose bitandukanye tugaruke muri Kongo warumbajije ngo byagenda gute n'ibintu bibiri icyambere X ni nako wandikiye secrétaire ikibazo cy'u Rwanda mesures defensive defensive measures X ugomba kumenya gusolvinga iyo variable then hari Y cyangwa se Y ni revolution ya M23 nayo igomba kuyisolvinga separately nimba hari abantu bari gukora amakosa idoha bakayakora Washington bakayakora je sais pas bakajya hariya Geneve bakayakora UN Security Council bakayakora New York kibasa ariko abazungu se ko batabitayeho ko bibereye mu byabo barareba inyungu zabo n'amabuye no kwigaragaza neza mu buryo bwa diplomatique sinbizi ugasanga bashatse gufata M23 bakayiteranyaho u Rwanda ngo bari gukemura ibibazo ngo yango murabafasha niyo babafasha reka nge niyo u Rwanda rwambwiye ko rubafasha rukaza kubimbwirira muri UN imbere rukazamura ukuboko ngo ndabafasha ukambwira ngo ukemura icyo kibazo nabanza habatandukanye mu buryo bwo kuresolving donc witekereza ibintu kuri telefone ngo yarafashe uyu oya bigira nka equation mathématique niyo wavuga ngo x carré plus 2xy plus 7 égale 0 ntabwo uraza kuvuga ngo kubera ko ngo hari ngo 2xy ngo ngiye gusolving xy bifatanye urabanza ugatandukanya variable
kubanga umuntu umwe yafashije undi ni kimwe ariko buri umwe afite ibyo atekereza n'inyunga akurikiye n'undi afite izindi nyunga akurikiye so separate them gatandukanye u Rwanda na M23 nk'urugero umuntu wafata Tshisekedi akamuteranyaho Neva yabakoze amakosa ikintu kiraje ishinga Tshisekedi n'ikiraje ishinga Neva ni ibintu bitandukanye ariko bisanze inyungu zabo zihura sibyo yego bisanze inyungu zabo zigira gute zihura sinagusana gute ni uko umuntu yaba ashaka kujijisha ni uko umuntu yakubwira ati iwacu barambwira ngo nzaza n'umusore kandi barambwira ngo wenda bazampa inzu bazampa umurage wanjye ariko ngo bagaragaje ko ndi mfite fiance akabakubitanye ubwo n'umukobwa cyangwa se n'umusore akabakubitanye n'umukobwa nawe wabuze y'inzu bagiye gusohora cyangwa se wabuze ya Cotex wabuze n'aya mavuta akavuga ati wambabariye nkaguha amafaranga ariko kazi iwacu wigize fiance wanjye aba bantu babonye bafatanya agatoki kandi ugomba kwirinda nimbura umunyabwenge kuvuga ko bari in couple no buri wese afite inyungu ze gusa inyungu za margins zirahura ariko nushaka kubisolvinga neza bitandukanye nushaka gusolvinga iki kibazo bitandukanye muhungu afite iki kibazo gituma adashaka n'umukobwa ku cyubura amafaranga hakorwa iki ngo ubone amafaranga ntukajye ujya mu budiru bwo kuvuga ngo ugiye kwigira abafiance b'abandi kwa mufana ni ibyo biri hariya yego Tshisekedi impamvu ari kumwe na Neva ntabwo ari zimwe buri wese afite inyungu ze ugiye kubisolvinga banzu zitandukanye kabiri u Rwanda na M23 uvuga banzu bitandukanye nimba ushaka gusolvinga ibintu cyese nimba ushaka kugira ngo ukomeze usuku amavuta ku muriro cyangwa umuriro ku mavuta okay komeza ushinja wongere ushinje uvuge sanctions wongere ugire gutya ikibazo ni kimwe wowe umuzungu uri kutubwira ko ushaka gukemura ibibazo kandi uri kuvuga ko ushaka guprotectinga civilians ariko ufata imyanzuro yatuma apfa miliyoni 5 mu karere ntitaye wangura ngo uri kumva ngo yari mukuri cyangwa iyo usolvinga ibintu bya geopolitics wivanamo ibintu byo vangu yari mukuri edero kuri muri geopolitics nta nubwo gukora cyane hakora ufite imbaraga Trump najya bango Maduro akabati Venezuela ndazana ubwato ndagutera nese Amerika ntabwo yagiye muri Iraq ntabwo yarashe Saddam siwe yabarebye uri mukuri kurenza ngo muri geopolitique abamo ubanye nande abyemera te ubyemera ute muri rusange ibihugu bibyemera gute ese nicyo ubasha kubemeza bagufitemo izihe nyungu muri geopolitique akora imbaraga n'inyungu uraho ngaho rero so rero abo banyembaraga soriho gato Z ni nakavuyo ni désordre ya politique interne ya Congo ibyo bintu bitatu byose ugomba kumenya kubisolvinga kanatanga igisubizo gisolvinga buri kimwe muri ibyo bintu bitatu icya mbere kubijyanye n'u Rwanda randura FDLR as simple as that randura FDLR Amerika nijye yishamangaza ngo irashaka gukemura ibibazo biroroshye kubera ko FDLR ari variable iri variante cyane cyangwa variable ivaria cyane cyangwa ko bivanze n'abanyekongo yarinduka gute nyine no ugomba kumenya iyo variable kwijera icya mbere wakirinda nibyo nabwiye Marco Rubio nabwo ni mwirinde kuvuga ngo muzarandura FDLR kuko ubwabyo bimeze nka miti sibyo yego noneho mukora ikintu kimwe mufate no Kivu na Sud Kivu mushyeho imbaraga zose zishoboka FDLR randuke mu buryo buri physical kuko FDLR hari side iri physical hari na side itari physical yego so mushyire imbaraga kuri kilometero 122,553 zigize no Kivu na Sud Kivu muharandure FDLR physically yego bivuze ngo niba binashoboka muza n'ingabo za Amerika kuri terre muze mujye mu baturage mukora recensement murebe umuntu wese mu myaka 30 ADN ze zigaragaza ko yaba akomoka mu Rwanda kandi akaba yarigize nkashaka kwidegiza bose mu bafate mu bagarure mu Rwanda yego u Rwanda rukore check up ruvuge ngo abangaba nabacu cyo kuzaba ngabo nubwo bari batuye muri Kongo ntagara FDLR n'abantu gutyo nyine abantu ko abantu baturanye bamwe barimuka bakajya hirya abandi bakaza hino ariko nyine bakora uburyo physically barandura FDLR kandi Amerika ije boots on the ground
kuko nubwira abagabo ngo nibabyikorere bazabeshyana ntibazakubeshya. Abo bagabo ureba ibihugu ureba nubabwira ngo mubyikorere bazakubeshya, bazagukina imitwe, kuko hazazamo Tshisekedi ukina politike na geopolitike yo muri materinere. Wumva ko diplomasi aho gutanga amabuye ukubitemo reveriendi kuri yo na Ndayishimiye uri hariya, bazi neza ko bakoze struggle imyaka 10 yubakiye ku buhutu, ko bafite na hutu power mu nyito zabo bakiri mu ishyamba, barwana imyaka 10 s'il vous batarafata umurenge. Uri kumuhuza n'abagabo bafashe ibihugu bine, bafashe igihugu ku bwa Obote, bafashe Uganda ku bwa Obote, bafata Uganda ku bwa Museveni, babohora u Rwanda nabwo n'uko ufata igihugu barangije bafata Kongo. Uko icyo igihugu cya kane ukambwira ngo n'ukabwira abantu ngo nimugende ng'ibintu mubyikemurire. Harimo abantu bari naive, Petit Joel na Grave Joel, harimo abantu bari naive bumva yuko urwo Rwanda ruri kuri level yabo barwana. Yego, bundi nimba ubusazi bubaho. Nukuvuga ngo kubera ko Amerika yandakaje ngo ndu Rwanda, ukabwira RDF ngo mufate ngimizinga ngo tujye utera Amerika, izundi wateruciye. Hari igihugu utarwana cyo kubera ko utagishoboye, as simple as that. Kabiri, na mbere yuko mujya muri icyo kuri iyo level yo kurwana, ubundi mwapfuye iki? Ubundi mwagezaho mu mushwana byayenze bite? Donc watangiye kwivanga na FDR, utangira kumva ushaka ko kuvanga abanerotike mu karere ngo mugomba kubarandura. Donc wiha a reasonable task and targets. nakumva cyane. Biza abandi bavuze ngo barubaka bagere ku ijuru. Ijuru seri, ijuru buriya bari banakagize ibyuma bibasha kumenya wenda naho nibirere, wenda aho satellite zigera uyu munsi. Donc gusa ngo turubaka tugere ku ijuru. Ijuru se ushatse gusobanura kariri. Donc Burundi bwango ngo bazarwana n'umuturanyi ngo ukandi ngazamenye ko intambara itangiye ntazamenye ko irangiye. Mu karere harimo abantu ubona batamenye ibyari byo. Donc kubavuga ngo nge ndemerera muri ubu bwoko, ndabona ndi general muri iki gihugu, abaturage n'abakanze ndabakandamiza, akumva bimuha imbaraga z'umurengera. Kubera ko ababirigi bari kumubeshya bakamubwira ngo you know, ngo you see, ngo I don't know. Unyibukije ibaruwa merutse kwandikira like uriya president wa Parlement ya Union Européenne cyangwa inteko ya Union Européenne. Ndi kujimugeza kumwe ibintu barundi baje kubwira mu gaceceka mu gakoma amashyi basaba ngo sanctions. Ubu namwe muzazinduka ejo mutangire kwicara muri izo ntebe muri gusabira ibihano Rwanda, kuko abarundi bavuze ngo mubisabe. Ubu musigaye mukora geopolitique mushingiye ku by'abarundi bababwiye. Murabona ari igihugu gifite maturité geopolitique kugira ngo kiba dicte quoi faire. Yagana muzayitonde cyane, naho ubundi amateka yazabibabaza kandi akababibaza abarakariye. So rero tukirariya muri Kongo, randura FDLR, ubwo X urabirangije. Yego, n'ibya mesure defensive z'u Rwanda. Ujye kuri Grek Revolution M23. Ubwo ngo noneho ko naranduye FDLR, ibya M23 ndabikemura gute? Biraza kugusaba ikintu kimeze gutya. Biraza kugusaba kumva ko M23 buriya aho guhuza u Rwanda na M23 ubwo nahuza FDL na M23. Nkahita mvuga noneho ubwo maze gukemura ikibazo cy'u Rwanda, mesure defensive muzicyure, ariko aba bantu ba M23 bamaze imyaka 20 n'ingaye mu buhunzi, 30-28. Yego, aba bantu mu gace kiwabo iteka baricwa, bambuye ubwene gihugu muri 81 na Mombutu. Ibi bintu biracyazurungutana. Bikorwe gute rero? N'icyatuma bene wabo bataha. Okay, tugiye gukoresha amatora. Nabwiye Michael Rubio namwe ni ikibazo cy'M23 nabwo gikemuzwa ibiganiro, kubeshya ni Doha, mwabeshya ibi undabeshya biriya, gucengana ukorana n'uyu ugira gutya, kwirwa bakongomani n'abazalendo na FARDC wazalendo abarundi bica abaturage. Ibi bintu byose ntabwo byari ngombwa. Mu bikemuze demokrasi. Sijya numva muvuga ngo muri mwabyaye demokrasi. You are the mother of democracy and the human rights. Biroroshye. Mutegure referendum, amatora ya referendum. Abaturage batuye ku buso bwa kilometero kare
ibihumbi 124,553 zigize Nord Kivu na Sud Kivu n'abahunze n'abagiye mu mwagiye muri za Amerika na za Australia na za Canada ni Burayi nubwo ntazi context mwabajyanyemo muravana abantu mu nkambi ngo mwabasubije iwabo mukabajyana muri Amerika kandi ujyanye we barabangagiye gukora amadolari ariko on the other side uri kurimbura ubwoko urimo uratatanya kugira ngo banzu b'igihugu cyabo uzabavana imirimo ubajyana ushaka hose nkuko wavana umunyarwanda nakamujyana it's okay, it's fine ariko igihugu already turagifite nijya zashakira zagaruka mu gihugu cye naho uri umuntu amufata meze nk'ibyo byara yabwiye Museveni ngo mu wakati utakamubende ngo ariko bari kwamwambika Major General Fred Gisa ngo mu wakati mu butakega mubende ngo Rwanda ni nk'icyawe cyaruzuye abantu babizikara abanyarwanda uri kubambika ranka muri UPDF ngo waje ngo mu mubano ngo w'u Rwanda na Uganda ha wavuze ati twabambika ranka twajya nibatahe nibaze mu tubahe ubutaka bahinge borore nkuko bahoze borora oya ngo mu wakati ubutaka mubende iyi si wagira ngo isigaye yarataye umutwe none rero M23 bakora amatora bajye mu nkambi yo mu Rwanda mu Uganda mu ya Kenya bajye mu Burundi bajye muri Tanzania ayo matora hagararirwe n'abo banyamerika bashaka kwigira intyoza zo gukemura ibibazo yego ba making sure ko ayo matora nta wayiba habeho kwamamaza ibitekerezo bitatu ubundi cyane rutora abantu n'uri watora ibitekerezo yego bashaka itsinda ryamamaza yuko Kongo iguma kuyoborerwa Kinshasa yose na Nord Kivu na Sud Kivu babyamamaze muri abaturage kabiri haboneka itsinda ryamamaza yuko haba federalism ikaba intara yigenga ifite autonomy igisirikare bakimenya economy bakimenya ariko nanone muri UN bakavugirwa na Kinshasa mu buryo bumwe cyangwa ubundi semi autonomy hari kuna abantu bazi ko Catalonia bimeze Taiwan bimeze bibaho noneho habe irindi tsinda ryamamaza ikindi gitekerezo cya balkanisation ariko iciye matora ukuntu hariya muri Donbass byakozwe abaturage mutuya abanyamurenge muri iyo ngiyo abari mu nkambi zitandukanye mwese murahitamo iki muratora iki abari ku butaka bwa Kongo wabonye imyigaragambyo ari hari Igoma bavuga ati M23 ntago dushaka kuva mu Uvira kuko igihe mumaze muri Goma tubayeho neza imihanda muri kuyikora tukabibona ariko reka nongeye imbabaza ko mperutse kubona biri Ngoma agaragaza amavideo bari gukora ibitembo by'imyanda muri Goma bari kubaka bashyiramo n'isima bakomeza y'igikatsi M23 niba bangiza asubira muri Sabyenyo iri kubaka imihanda iri kubaka ibikorwa remezo kugira ngo ejo uzasubire hehe muri Sabyenyo mu birunga M23 irashaka igihugu ni igihabwe n'abaturage mu buryo bw'amatora ya referendum cyokoza abaturage nibatora igatsindwa mu matora net ntago byari by'amatora muri Afrika ngo ibanga baza amajwi oya amatora hagarirwe na Amerika impapuro z'itora zive muri Amerika umunsi w'itora zize mu ndege ku buryo nabajije umuntu w'ikinshasa ngari kubundi urupapuro rw'itora ruzaba ari icyatsi cyangwa ruzaba ari umuhondo yaba atanazi ko ruzaba rusa rutegurwe mu ibanga rikomeye Washington muri White House bazana izo mpapuro ku munsi w'itora bahagarare ku byumba by'itora ari nabo baza kubara amajwi yego M23 niramuka itsinzwe ntibayemerera igihugu ibyo batoya ari byo yemera nibatora federalism abaturage ubwo nayo buri wese ashyira imbaraga mu kwamamaza igitekerezo ashaka yuko abaturage bashyigikira ikibazo rero nk'ibi ngibi nabwiye Marco Rubio ni ubikoje Kisekedi yahita yiyesura muya ngo na kugira gutinya abaturage ko bahitamo yuko kiba igihugu cyigenga ngo yango sovereignty no sovereignty no guhitamo ko abaturage na human rights no gupfusha miliyoni 6 niki gifite agaciro ariko abantu babajyari hari abantu b'abagabo bakuze bakananirwa gusolvinga ibibazo ibyo bajya bavuga ngo M23 ifatanye n'u Rwanda bafatanye badafatanye nta bana bapfusha barabapfusha abarundi bapfusha barapfusha Kongo ni bapfusha barapfusha u Rwanda ni abantu bakuze barareka abantu bakomeza bakicana ngo bari kwandika ngo inyandiko ngo Washington Accord ngo bari kuga byoroshye as simple as that rimbura FDLR
kora amatora M23 bayiha igihugu cyangwa bayiha intara yigenga cyangwa se itsindwe abaturage babwiye ati itubashaka as simple as that. Aho kabisa. Kandi wimbwira ngo umuntu wa Kinshasa bije amata iyo wazana indi irimo yica abantu yica bene wabo. No, hatore abo bireba. Mani magambo ahantu hatigeze haba iriya mitwe na FDLR, abantu batigeze bahunga n'umunsi wa rimwe ngo bamara imyaka batari ku butaka bw'igihugu cyabo, abo ngabo ntibaze muri ayo matora. Reka mvuge ngo Nord Kivu na Sud Kivu aribyo bitora, kandi nabwo bareba uduce nibona hari uduce tumeze nkaho nubwo turi kuri Nord Kivu na Sud Kivu ariko tukaba tutari affected, concerned, involved. Utwo duce bamere nkaho batureka ntibadushyire muri ayo matora. So referendum ishobora gukemura ikibazo. Nuko nshobora no gusanga mvuga ngo Tshisekedi yatinya ayo matora ngo abaturage ntago bamuhitamo, gasanga n'indi tsinda ryavuga ati natwe turatinya, gasanga impande ebyiri zifite ubwoba. Ariko nyine nicyo cyaba igisubizo. Reka tubare yuko abaturage baba batoye yuko Nord Kivu na Sud Kivu biba igihugu kigenga. Abaturage b'i Burundi n'Abanyarwanda cyane cyane abarundi batangarizwa intambara bakaryamira amajanja, bo urababwira iki muri ibi bibazo biri hagati y'ibihugu byombi, hanyuma abaperezida babiyoboye bakazanamo abaturage ko aribo bagomba kurwana kugira ngo baharanire ubusugire bw'igihugu cyabo? Perezida yaravuze ngo buri Murundi ngo yiteguye ngo gupfa ngo arwanira Burundi. No, aho Murundi yaba ari kurwanira iki? Ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ibibazo bishingiye ku badede b'abahutu biyumvamo ubuhutu kurenza Burundi, biyumvamo guhirika ubutegetsi mu Rwanda, kandi bavuga ko politike y'ubwoko bari kugenda bayica potere mu Burundi. Bande babivuga n'abarundi babivuga buriya mu nteko ntabwo w'abatutsi n'abahutu ntabwo birimo. Hajya avuga ati rwose ubu mu Burundi nta mutwa nta mututsi, ati twese turi abarundi. Abanyapolitike no kumva ibyo bavuga uretse n'abo Burundi n'abo Rwanda note ibyo ureba ibyo bakora. Umunyapolitike kumva ibyo nanjye ejo nimba umunyapolitike ntuzumva ibyo mvuga uzumva ibyo uzareba ibyo nkora. Ntazagira kubeshya nawe wagutuma kujya ku munyapolitike wagezemo guhuza ibyo ukora n'ibyo uvuga bishobora bake. Na Trump ntiyabishobora maze nuko Imana niyo yahoze ibyo uvuga n'ibyo ukora kubera ko ntawe isaba uburenganzira. Ariko iyo ugomba gushingira ku byo abantu batekereza n'ibyo bagutekerezaho n'amarangamutima yabo, ushaka kwigira ndi mwiza amaso ya buri wese, hari igihe ushiduka ugomba kumubwira ibyo ashaka kumva, ariko nanone ibyo ukora n'ibyo tureba cyane. Icyo nakubwiraga ku baturage, buriya Nord Kivu na Sud Kivu baye igihugu kiyoborwa na M23, gifite idarapo, gifite imune nationale, gifite ubukungu, gifite ububanyi n'amahanga, gifite abadepite, gifite inteko, gifite abambasaderi, gifite amambasade. Ari byo abaturage batoye. Ikibazo cyaba kirangiye burundu. Habasigaye ikibazo cy'i Burundi. Kandi ikibazo cy'i Burundi nacyo bibaye byiza bagikemura nk'uko ukemuye icyo ngicyo. Yes, ya separation. Ni ukuvuga ngo CNDD-FDD ivanga ibintu byo ngo turi nyamwinshi y'abahutu, ikavanga ibintu ariko irakandamiza, irakora nabi pe. CNDD-FDD kugira ngo nyikugeranyirize meze nk'abayobozi bo muri Kayonza. Uno bifashwa byita igihugu, Kayonza kayigira igihugu. Yego. Bari bahayobora ukabita abadede. Uko byemera kose bagomba kuvaho. Yego. Inzara yose byacamo. Rero kugira ngo ubuzana abanyagihugu ngo bose bazashirira aho ngaho, oya. Abanyagihugu bose bagutumye. Kabiri ko nabonye societe bari Sopebu sinzi Sopebwari itanga igitoro irimo itanga itangazo ngo nitugusanga ku murongo tuzaguhana. Societe icuruza amavuta ihana abaturage gute? Abacuruzi bahana abaturage ngo nigusanga ku murongo, ubwo nyine ngo buri wese ngo abafite ngo uburenganzira bwo kujya kunywa essence, ngo buri munsi ngo akaba ari nimero ngo plaque ngo bemereye. Essence mu Rwanda turayifite ihagije cyo tudafite amafaranga. Nimuyigura gute ku buryo mugenda muyigenera abaturage mupfomfoza? Habaye iki byagenze gute? Ibyo turi ko tuberetse aba baturage bose babonera indonke kuri yo CNDD-FDD ku buryo bavuga ngo bose ngo bagutumye ku buryo bakubwira ariko uraje umubwire ko bafite 100% d'Abanyafrika nabo nibitangaza. Abazungu baratunga ngo baje gukemura ibibazo ko nimba baje kubikemura. Ese ubundi baje babikemura undi babanaza baba baje guhagarara bayizi koko
ako hantu bahagarara ngo mu ruhande rw'ushaka guteza ikibazo ngo bakabahondanya imitwe ngo ariyo mpamvu politike ya Afurika iba ari y'umuntu ku giti cye n'umuntu umushyigikiye nibyo wabitekereje gutya ashobora kuba ari uko yabirebye ariko abazungu ntabwo bari gukemura ibibazo kuko ushatse gukemura ibibazo waza muri research hari ikintu bita ndabyibagiyeho kandi tubyize vuba aho ndi kwiga international relations kuri Yereka nijoro ariko hari uburyo reka mbisobanura ko wenda inyito nubwo ntayibutse neza ko sobanure uko biba bikoze ni diplomacy ni research ukora ubanje wagenda ukabana nawe ugiye kuyikoraho bayita ni surveying hari inyito yihariye uburyo bw'amaresearch bwari bugezemo mu icumi twari turi kwiga noneho bakakubwira noneho ubu ngubu bukorwa gutya ubu bukorwa gutya ubu ngubu urasoma ugasoma byose bivugwa kuri ibyo bintu ugiye kugira none nk'ubu iyo turi gusesengura ntabwo ujya muri Kongo noneho hari kuri Scovia jyayo biba bitandukanye hari no kwicira ukareba ibyavuzwe n'ibiri kuvugwa n'amaraporo yasohotse n'amavideo ari hanze byose ukabifatwa bikusanya ukagira icyo ukuramo hari no kujyayo ukibariza abantu bari bahari hari noneho no kugenda ukabana n'abantu abazungu bari bakwiye kuza bakaba muri aka karere bakabamo n'ibiturage bakabicengera ubundi kucya abahandi baza rimwe na rimwe bakazana n'aba black American nimba babishaka bakajya muri ibyo byaro bakigura ururimi rwacu bakagenda bagacengera ibibazo byacu bakaba bazi ngo bitangira gutya byagenze uku yego twanasomye ariko abaturage babayeho uku bifuza iki va ku byo Kisekedi ariko ariko umuntu kuvugira Kinshasa ngo yango ntabwo twere dushaka balkanization who are you M23 njye muri Sabyinyo who are you legitimacy ya M23 igenwa n'abaturage kandi ntabwo ari abaturage b'i Kinshasa n'abaturage baho iri gukorera operations bakubwiye ko batayishaka kare hoya ntabwo ari ku bintu bikora so hari rero ntabwo abantu bari gukemura ibibazo kandi buri wese agerageza kwigira kanyuguti ngo ubundi ngo biravuga ngo sovereignty national sovereignty ngo sovereignty nationale ngo integrité territoriale who say so turi gupfa uwo muntu abivuga yari ari gupfa we turi gupfa ukazana b'amateori ngo biravugwa ngo droit international tuve muri droit international dukoreshe common sense let's use the common sense let's use the common sense so rero ntabwo bikomeye randura FDLR ku butaka bwa Nord Kivu na Sud Kivu reka abaturage bahitemo nimba M23 bayiha igihugu cyangwa bayiha intara yigenga cyangwa se bayiha ibindi ariko unawe umunyakuri nimbura umuzungu ubibutse ngo ariko nitumara kurandura FDLR kuri ubutaka ubu butaka bukongera kuyoborerwa Kinshasa Kinshasa ifite desordre ya politique interne n'ubundi ni the matter of time FDLR izongera yuzure muri iyi zone kandi FDLR yuzura muri iyi zone izamenasa u Rwanda za reactinga so ahantu haba amahirwe yo kuba umutekano waza bihoraho no kuba Nord Kivu na Sud Kivu igihugu kigenga kuko nta muntu n'umwe n'uwa Kinshasa avuye mu byo vuga ngo sovereignty national sovereignty integrité territoriale vana muri zo teori sobanurira iki gihugu gishya kivutse u Rwanda rwazongera kurwana Kongo sobanurira umuturage yazongera kwikorera karagahunga so mbwira vana byo kuri integrité territoriale kuko nubundi Bismarck ajya kugikata kingana gutya ntago mwari mwaganiriye hajya hibi wowe wisanze bavuze ngo uraha ngaha va kuri icyo ngicyo turashaka kureka igituma abaturage badapfa simwavuze ko mwapfuje miliyoni 6 none ujya kuvuga abantu barazanye ngo bashyirenge inkiko ngo zihane none se urukiko ruzana ko shibe ibimenyetso nimba mwe muziko muzashyira inkiko yo muzana baza correcting ibimenyetso ngo kandi ngo abantu ngo miliyoni 6 ngo bapfuye mu myaka 30 ubuso bapfuye 9 9 ubu ufite ibimenyetso byo kuburyo uzajyana mu nkiko urabifite ayishora ufite ibimenyetso cyangwa uratuzanira imanza zimeze nk'iza Karara Del Ponte yarazanye muri 2013 Karara Del Ponte suramuzi yari ari Arusha afata imihagato
y'impapuro ngashaka ngo gucira imanza inkotanyi ngo ibyaha by'intambara stupid gute nanga abazungu bajya hariya nimba baba bahazi iki ntibagiye mu mutima w'ikibazo ngo bamenye ikibazo gihari nuko cyatangiye nuko kirangiye ntibanarebe geopolitical cyatanga igisubizo kirambye ngo bakunda senateri Bode yakunze kubyita ngo bakora icyo bita equilibre de responsabilité ugi ningo reka dukore ku buryo inkotanyi tugira ibyo tuzishinja ngo nabo bakoze genocide tukagira ibyo tubashinja what are you doing ngo nyine ngo kubera iki divide and rule kuko bashaka kugira ngo impande zose bashaka ibyo bazishinja niyo byaba ntabyo bakoze bagamije kugira ngo bakomeze kubatwaza igitugu kuko muzahora buri wese azana uruhande rwe ndazana uruhande rwe bakontrola ninde bye bihabwa agaciro ninde bye bidahabwa agaciro they are not here for the sake of the truth they are not here because they love us bashaka amabuye kandi turi kuryana no kumarana nibwo bayabona ibi bintu kurikemura ni je d'enfant n'umukino w'abana ariko integrité territoriale imvugo bakazivuga bakavuga izindi bagashyira hariya nibo bigize intwari za demokarasi nta namwe bajya bangwe katubaza abaturage icyo bashaka muri Afrika ba demokarasi nibo bigize intwari za human rights ntabwo bashaka abanyamurenge bamaze imyaka 28 baramenenganye ibyo byitwa iki mu buzima bw'isi byitwa iki bundi politike y'ikinyoma mutwereke none kibona si kibe bibaye igihugu kigenga kiwe na M23 muri kutwereka ko haba icyo kibazo tell us mutubwire ni cyo kibazo cyavuka n'ibindi so mu byukuri mu karere hari ibibazo bisaba abanyabwenge bisaba abantu bafite imitekerereze iri out of the box cyane ni ijambo bagomba kwemeranya impande zose ko bagiye kwirengagiza mu gukemura ikibazo ni ijambo bita integrité territoriale babanze barivane muri equation barijugunye hirya bavuga ati tugiye gukemura ibibazo ariko ikintu turi buhe tutari uburemere rwose ni ijambo bita integrité territoriale ku mpande zombi kandi yaba Burundi yaba u Rwanda yaba Kongo ntimuze kutubwira ngo impamvu ngo ibi nibi ngo namwe ngo muri kurinda imbibi yaba n'u Rwanda ngo tuba turi kurinda imbibi ngo urumva ngo atazagira umuntu uzagatwara Gisenyi akayomekaho oya ijambo integrité territoriale turishyize ku ruhande ibiraza kugaragara ko ari igisubizo aho bizashyira imbibi tuzazishyiraho twe turareba igituma abaturage badapfa turareba igituma habaho social cohesion kubana ko abaturage batishishanya batagirirana nabi turareba intandaro z'ibibazo n'ibisubizo ariko ngo umuhati ni nkuko twaduturanye tukaba turi gupfusha dufite abana 10 undi 10 tukaba turi gupfusha abana batatu kuri buri ruhande buri mwaka tukaza gusanga ngo ibyo bibazo ngo byagakemutse ngo ariko ikibazo ni umuhati ngo kandi ngo ikibazo ngo ni umuhati ngo n'uburyo ngo wawimura metero yose ubu warwana intambara y'umuhati bimuye metero mu rugo rwawe uri bikagukostinga gupfusha abana 7 mu 10 ukabyemera wapi nahara kandi n'umuturanye nawe bupfushe 7 mu 10 ngo muri kurwanira umuhati ngo wa metero kuko nibyo nabaje Marco Rubio ko muvuga nko muzi demokarasi ari amahitamo y'abaturage na integrité territoriale niki kijya hejuru y'ikindi ese yarayisomye cyangwa na yarasomye usoma iki yarayisomye no barambwiye ngo ninge kubibaza Masadi Borosi bamare ku numero de contact email bampaye nyine babanga ibyo bintu ngo bizomba kuza nzabigane na biro ishinzwe Afrika iri iyoborwa na Masadi Borosi nimero bampaye ndacyagerageza kuyihamagara nayibahaye kuri Twitter nimba bazayibona ko icyo nanga cyo kibazo muri diplomasi ikintu cyambere ugomba kwitegura no gutegereza ushobora no kubisunika imyaka 7 akaba ari bwo ubona nk'urugero kadufata urugero mu myaka 7 ukaza Wole Soyinka mu myaka y'ubusaza hafi 90 sinzi yafite ariko ni myinshi yahawe ijambo muri United Nations ntabwo yihawe nk'umuntu uyobora igihugu no ararihabwa ararifata
iyo rero uri gukora ibintu nk'ibyo nkubwira nakoze ugomba kwitegura ko no mu myaka 30 cyangwa 40 nibwo byatanga umusaruro. Ntagomba kumva ko ngura bikorange ejo mu gitondo ngo akagusubiza ngo agahita gutumira muri White House akagutumira Truman Breeding aho Department of State korera nguze oya ntago ariko bikora n'igihugu ari igihugu atari wowe hari ibyo babakora bikazafata imyaka 2 kugira ngo bifate. So kuko uri umuntu urambirwa wajya kure ya diplomasi, uri umuntu ushaka ibisubizo byihuse wajya kure ya diplomasi kuko ntago diplomasi ikora gutyo. Ya tugana ku musozo rero bamwe bati intambara y'akarere niyo yajyamo kugira ngo bakemure ibibazo. Ni kihe gitekerezo cyawe watanga? Yego bambaye igitekerezo tugana ku musozo. Yego igitekerezo kandi abagira ubwoba mube mukupiya aho ngaho mutwara ibyo mwatwaye. Nimba kugira ngo FDL riranduke ndetse kugira ngo icyo gihugu cya Nord Kivu na Sud Kivu kivuke gikemura ibibazo burundu abanyamurenge batahi iwabo, Kongo ntizongere kurwana n'u Rwanda, u Rwanda ntizongere kurwana na Kongo. Nimba bisaba yuko habaye intambara y'akarere icyo gihugu kikavuka, ngewe iyo icyo nashaka ni intambara y'akarere itabyara itatanga ibisubizo. Intambara yarabaye mu Rwanda, u Rwanda rurabohorwa. Utekereza ko mubwira ngo nakifuje ko ibitarabaye no kutaba kwayo nimba kwari gutuma hakomeza kuba ibitero by'inyenzi bitarangira, ariko kuba kwayo bikaba byaratumye igihugu kiba liberated, abanyarwanda bakajya hamwe bakabumwe tukaturi kubaka u Rwanda. Ubu ngubu ikizurashinga ni ibiceri wabibonye wabibuze nk'umujye nabibuze, ariko ikirashinga nicyo ntago nyiri mu bibazo byo kuvuga ngo urumva ngo ari ibibazo ngo by'abahejwe basohoye mu gihugu mu 5-9 ntago ibyo bibazo bigihari. Ubu munyarwanda utari mu Rwanda yagiye ku mpamvu ze ko agiye guhaha abona mu Rwanda byamucanze, kandi mbaro wagiye mu Buhinde hari n'abahinde baje Kigali, nimbaro wagiye mu Uganda hari abagande bari mu Gasyata. Donc uwagiye ajyanywe n'impamvu zo guhaha, nubwo harugera hirya gahimba izindi mpamvu z'amazuru zidafite 12 zidanasobanutse. Donc je ntago ndwanya intambara ikemura ibibazo naho yabiri buntu ntware kuko nubundi nzapfa. Kabiri ariko nakabanye intanga ibitekerezo bituma ibisubizo bibonekana mbere yuko intambara ibaho. Hari kibazo nk'urugero intambara yo muri 90 yo kubohora u Rwanda iyitabaho, ariko inkotanyi zikaza zigashyira no FPR igahirika MRND mu buryo bwa demokarasi kuko nabyo bashakaga gukora n'ubundi. Uyu munsi FPR ikaba ifite imbaraga ifite MRND ikaba yenda n'urugero yaranazimye cyangwa isigara agafya kakameze nk'akandese nk'akatura turya abandi bita metre ntaganda kuko bibaho ishyaka rikagenda rizima kubera ko imirongo yaryo idafatika bitaraciye mu ntambara. Nakaba ari byo prefer, ariko nge sindi umuntu prefera ngo twevite intambara à tout prix. No, reka intambara n'ubundi buryo gukora diplomasi na politiki. Iyo umuntu mubwiye ku neza kandi ibyo urekarama ari ibintu biri legitimate, hari abato ese ubundi ibintu bari legitimate ryari hari abaturage babiri inyuma. Niyo mpamvu ugeze kumbaza Victoire nkabwani Victoire Simora nk'umunyapolitiki kuko bakabaye batamwemerera kujya kuri liste y'itora. Nkabona ari abantu 100 biri mu muhanda, nimba atabona na batatu mujye nyuma ngo babashyigikire icyo kintu cye. Kongo barahari. Kabiri yaravuze ngo arashaka ngo urwibutso rw'abahutu. Sinigeze mbona abantu miliyoni imwe muri miliyoni zari zigize u Rwanda wenda 10 icyo gihe cyangwa 8 zivuga ziti natwe tunyuma y'iki gitekerezo. Nubwo ibyo nta nubwo bitorerwa democratically, no genocide yarabaye ntabwo icyo ari ikintu batora kuri ballot. Ariko nshatse kubwira ngo ugirwa umunyapolitike n'abaturage, nicyo nshaka kubwira. Ugirwa umunyapolitike n'abaturage. Iyo abaturage bose rero bakureba gutya bakakureba gutya ntabwo uri umunyapolitike. Umushinwa yaravuze ngo if you think that you are a leader and you have no one following you are just taking a walk. Nimba uri kugenda ngo ngende umuyobozi ndi kugenda gutya ngiremera, ariko twarebe inyuma tukabona nta muntu ukuri inyuma. Ikintu uri gukora gusa uri gukora jogging cyangwa uri gukora ukifatira urugendo. You are just taking a walk and you call yourself a leader. Cyaguranyi ni umunyapolitike. Why? Museveni arasamo 14 kandi bakaguma mu mihanda. Yego.
bakanaza ku byumba by'amatora bati turahagarara mpaka amajwi amaze kubarwa bati wapi niyo mwatwica amajwi twatoye turahaguma mpaka amaze kubarwa uwo ni umunyapolitike sinakifuje ko bigenda gutyo ariko byibuze uyu namwita umunyapolitike ariko awe biba amacakubiri mu mvugo warinze ngo ugende umunyapolitike kuva ryari wabaye we gute ko umuntu atangira nawe umuforowinga bakagenda baza gake gake. Mose ntabwo ari umunyapolitike muri Egiputa ubwo yakubitaga umuntu jida akiruka yabaye umunyapolitike ubwo yazaga muri Egiputa sasa akazi Gosheni akajya kwa Farawo akavuga ati rekura ubu bwoko bugende. Farawo ati ndakumena umutwe akavuga ati ahubwo we mbere yo kuwumena umukungu ndawuhindura inda mbere yo kuwumena abana bose b'imfura barapfa. Yego. None ikindi kandi akagira abantu b'Igosheni bakamujya inyuma. Urugero iyo abantu b'Igosheni bose bambwira ati Mose waranasaze ntago twagutumye toka hapo. Mose ntabwo ariko bakiri umunyapolitike ntabwo ariko nizo ura politiki biki nta bantu bakuri inyuma. Vuga ko uri umusesenguzi Mutabazi, vuga ko uri umucurabwenge nka Mutabazi, vuga ibintu byose ushaka pe ariko ntabwo uri umunyapolitike. Yego. Elon Musk after followers ba mbere ku isi kuri Twitter miliyoni niba ari 200 hafi 300 hafi nduba 300 ziri hafi kugera. Ni umwemfluent ariko so wazi wita umunyapolitike. Ni umwemfluent. Ibihe bitekerezo bya politiki ufite kabiri ni bande babikurikira ariko Donald Trump nubwo ari umucuruzi afite maga ntabwo wavuga ko atari umunyapolitike. He is a politician. Cyase byaje kurangira bari umunyapolitike. Uburyo baciye muri bumya akabyubaka bimwe mwabusobanura ariko yarabikoze. So rero wenda ngarutse kubyo navugaga uti ese urabona intambara y'akarere ngewe ntabwo bafite bw'intambara y'akarere nibigoba ngombwa ikompera mbere zagwe ku mutwe wanjye ariko ibibazo byo mu karere bikemuke. Ngewe inzira yose byacamo la fait justifier les moyens. Inzira yose byacamo kugira ngo akarere kabone amahoro. Iyi kanseri bitwa FDLR iranduranwe n'imizi yayo kuri twebwe n'urubyaro na generation zadukurikira nabuzukuru n'ubuvivi. I'm ready to pay the price. Yeah, I'm ready to pay the price. Ko niba ari ibintu nanga mu buzima nuko umuntu aprofita kuri umunyantege nke mu marangamutima agashaka kukwambura uburenganzira bwawe n'ibyawe byose. Gusa ukavuga ngo ndabizi ntago yahaguka ngarwane, ndabizi aratinya yuko byagenda uko, ndabizi aratinya yuko ntago bikunda. I don't like it. Yeah. So rero intambara y'akarere gusa ntago izaba kubera ko u Rwanda ruhari. Yego. Yoruba u Rwanda rudafite igihagararo rufite rudafite amateka rwaciyemo ko ndakubwira ikibazo kiri mu ntambara y'akarere. Intambara y'akarere ibaye u Rwanda rwayitsinda cyangwa se wenda coalition iri mu Rwanda uwajoining u Rwanda wese yayitsinda ariko ikibazo kikaba kimwe. Mu Rwanda turacyifitiye abakoze genocide tutazi nimba byarabashizemo. Hari abagiye muri gereza bangana kwemera ibyaha bakuraho imyaka 30 barayirangiza ataha kukuza yaragiye afite 20 agaruka afite 55. Wamenya agarukanye uwe mutima nimba yagiye kujya muri iyo gereza yarari imitima y'abatutsi ubwo wamenya agarukanye none umutima wakora ibiki. Kuko intambara y'akarere ivumbutse FDLR yashaka guhita yinjira mu Rwanda. None n'aba bantu bo muri FDLR babaye demobilize ntago tuzi uruhande bafata kandi bari mu Rwanda already. Kwicyo kintu none wagikomeye apote nuwango societe y'u Rwanda yacyari fragile ariko ikibazo urabibwira Marco Rubio wagize ngo aranabyumva. Societe y'u Rwanda ibyo bintu bavuga ngo mufate ngo sanctions nimara gufata sanctions u Burundi bahita butera u Rwanda none butera u Rwanda rutemere kugura intwaro. Ikibazo ni kimwe u Rwanda niyo rwaba rudashoboye kugura intwaro. Reka mvuge imvugo ya DBN ntabwo mvuze ngo nemeranyije nayo avuga ati giye kugira ngo Bruce anyigezeho nuko namara imyaka 10 navuye mu muziki akora mu munsi amanywa nijoro. Nuwango u Rwanda rwafungiye kugura intwaro n'ubundi rwatsibura Burundi na Kongo bifatanyije. Wenda byarugora ariko n'ubundi rwagira gute rwabatsibura. Ariko ikibazo FDLR yahita yinjira ku butaka bw'u Rwanda kandi yahita yica abatutsi. None ikibazo we Marco Rubio ntabwo ufite ubwonko buzima bwatekereza ibyo bintu. Don't you have a brain to think of that?
ni ukuvuga ngo umusozo abantu bo mu karere twikemurira ikibazo nitwe tuzi ibibazo byacu nitwe tuzi realite tubayemo ibibazo ibintu abazungu babingereyemo n'abarundi bari gukina saye ku bintu byavamo genocide abandi nabo bahita binjira mu Burundi kandi uko ari byo uri umucurabwenge ijana ku ijana abantu barajyariye ku mameza bambaye karuvati bakajongera n'amagambo you know Rwanda back the rebels bari gukina n'ubuzima bw'amamiliyoni arenga 10 yapfa mu karere just kubera umwanzuro upfuye niyo nayo kuki wandika nuko ngi byo mbibona kandi ubona yuko wajya nta muntu ubibona mu bandi bantu bari muri iki kibazo abandi bameze ariko bansi Rwanda rukunda gushoza intambara ariko rukunda intambara se nizirwanwa n'abahungu bacu zirwana n'amarobo twajya kuri tekinoloji irwanisha amarobo ku buryo tuba turi kuri telekomande turimo tuzirwana gutya barazikunda ko wazikunda uri Kongo kubera ufite ubutaka bunini zirwanirwaho abaturage ukabahindira mu kindi gice mu Rwanda wana dufite abaduhindira abaturage ku buryo tuzikunda ariko nanone ntabwo turi naive banga ngo ntacyo ngo nyine ngo tutazikunda ngo FDL ngizaze ngize mu rugwiro ngo rwose Kisekedi ngo uzahagararirwa murasi Kigali ngo ntabwo tuzikunda ngo na FDL ngo na CNDD-FDD ngizafatanye na kuko impamvu FDL iri muri Kongo n'impamvu CNDD-FDD iri muri Kongo ni impamvu imwe ntabwo ari impamvu ebyiri niyo mpamvu igitekerezwa FDL unagitekereje CNDD-FDD wawe uri kureba kure yego Uburundi bukahabwa ubundi buyobozi bushya n'abadede bashaka bakajya muri opposition bakagira ishyaka ariko iriya miyoborere ikoze kuriya umuzungu atindikira ibaruwa nandikiye no Matsora no mudamu president w'inteko ya Européenne mwigeze mubaza abarundi abatutsi bishwe 2015 umubare wabo mwarabubabajije ese mwabaje impamvu imonera kure nta nimwe yajyanywe mu rukiko ko bavuga yuko niyo mbara yashaka gukora kudeta abaturage biciraga mu mihanda ya Bujumbura mu Rwanda haraba impunzi 10,000 ubwo tubare ko ari nabo bakumiriye ntibahunga bumvaga bagahunze iyo abaturage 10,000 bagaragaje ko batagushaka wowe leta ufite uburenganzira kigo kubarasa no kubicira mu mihanda no ntunazanye ingabo ngo zibarasa uvuga yuko ariyo resolution yafashwe mu mpamvu zo mu nyungu z'umutekano w'igihugu uhagurukije abo bita imbonera kure intera hamwe butwe zifasha imihoro n'ubuhiri n'inkoho kuri bamwe ugare scenario nk'iyari hano 94 abazungu bagize ngo hari abantu bajya kunaguye ngo abazungu n'abanyabwenge cyese nimba ubwenge bwabo ari ubucakura bwo kutwiba ariko byo kurusha ubucakura umuzungu afite izo mbaraga zivuga ngo zashyira ibintu ku murongo ariko ntashaka gushyira okay nimba bafite ubwo bwenge ariko bafite ubunyamaswa ni ubwenge buri muri Yakobo uvuga ngo ubwenge buva mu ijuru buraboneye bwemera kugirwa inama ngo kandi nubwo amahoro ngo ariko ngo ubwenge bw'inyamaswa abantu ngo nubwo abadayimoni ubwo ngubwo ngo icyo bumara ngo nugucagagurana no guconcomerana abazungu bose nibazanyereka ko bafite ubwenge once at least once nabyo banguzi kwica uzi guhondanya abantu ngo nibwo bwenge ntabwo bwenge ubwenge ni gukorera inyungu za bose ubwenge ni gukorera inyungu za bose no kugira umutima wagutse abazungu rero nibagira ubwenge nzabibona sinzabihakana ariko intambara y'akarere ntago izaba kuko u Rwanda ruzi icyo rwatakaza ibaye nubwo ari rwo rwayitsinda ntago rero u Rwanda rushaka gutakaza no gutikiza abayitikiriramo ku mpande zombi yaba bo mu Rwanda b'abaturage yaba by'abasirikare bo bari mu mwuga nubwo nabo nta wifuza ko bapfa ariko iyo izo ntambara zabaga nta muturage upfuye ntago ariko bigenda hano turabizi abaturage bapfa cyane kurenza ahubwo abasirikare nibo badapfa rimwe na rimwe abaturage nabo batangira kubishyira amaboko yabo bagafata imihoro bagafata ubuhiri ndetse buriya se Barundi yakora icyo abanga abaturage bose b'Abarundi kuruvuga ibibazo ufitanye n'ubuyobozi bw'u Rwanda kuruvuga ko ubuyobozi bw'u Rwanda bufite igiseke kizagutera ijambo abaturage urizanye mute ngo abarundi bose yego turyame amashanje none se mu Barundi bose narimo 10,000 biri mahama ba DJ barabasabye ubwene gihugu ntago barimo mu Barundi bose se urushatse busobanura baranabyaye icya kabiri ndimo nandikira
ni européenne nababwiyaga se u Rwanda abarundi bafite ikibazo cyavutse 2015 cyangwa se cyaturitse 2015 abantu bamaze imyaka 10 mu nkambi zo mu Rwanda n'abatataniye hirya no hino ku isi barimo babitwa ngo nimba ari ba ininahazwe umunsi bazajya kubohora igihugu cyabo u Rwanda ruzajya rubiryozwa. Nta muntu uzatera Burundi nimba udashaka ko bagutera yobora neza. Nta muntu uzagutera Burundi ngo kuko ngo nagira utera Burundi ngo bazaca mu hari abantu bitanguye mu Burundi ngo nimba ari so nta mu karere harimo abantu bafite ubwana no gushaka kwigira ibitangaza bashaka gukandamiza abaturage babo ari abantu mu karere bashaka kwigira abanyagitugu ariko igisubizo si ukubareka kuko byarangira nabi. Igisubizo ni ukubarwanya, igisubizo ni uguhagarara ku ruhande rw'ukuri kandi buriya mu karere Nord Kivu na Sud Kivu nk'urugero wanyicariza mu Mariko Rubio n'abandi bireba twabicaza nk'abacalenjinga turizoningana nkabaza muzatangaze ko Nord Kivu na Sud Kivu ari igihugu kigenga kiyobowe na M23 mu buryo bw'inzibacyuho noneho haze amashyaka nyine b'igihugu cyuzuye ni mu bitangaza muzabaze FDR ikibitekerezaho nibwo muzamenya igisubizo nyacyo. Aho urahumbisha neza yego ni nkuko nshobora kuba ari filime nigeze kureba The Mentalist yes na niyitwa Right to Me igaragaza abantu nyine b'abapsikologe barenze nk'urugero ndamutse ndebye nshatse kumenya iby'Imana ibiri mu mutima w'Imana ariko nkaba mbizi ko Satani yaganiye n'Imana Satani nkaba nzikaze ibiri mu mutima w'Imana ariko intumbero n'intego zose zimwe sibyo okay n'umutima ntago ari bimwe sibyo none nkaba ntari kurebaho Imana iri ariko nkaba nzi ko Satani ari kurebaho Imana iri cyangwa se nzi ko Satani azi ibiri mu mutima w'Imana nkaba ntari kurebaho Imana iri uzirindi banga wakoresha ni ukujya ukora ibintu bitandukanye uri gucunga ku jisho rya Satani icyo ubonye ukoze kikamurakaza ugahita umenya ko ari cyo Imana ishaka niyo ngo ntabwo uri gukontorora ibyo Imana ishaka kuko ntabwo uri kuyireba ariko uko uri kureba Satani urajya ukora ikintu urebe ikimuteye umujinya aba ari cyo ukora cyane ubwo icyo bisobanuye nanjye njya mbikora rimwe na rimwe nkasubiza imodoka inyuma ntari kureba inyuma ndi kureba umuntu uri kureba aho ndi kwerekeza imodoka nzi ko ninjya kwiyegereza ku rukuta ndahita mbona mu maso mbese kuko ndi kureba ko ari kureba ahantu ndi kwiyerekeza nshobora kureba kuri expression yo mu maso ye nkamenya igihe ngiye kugonga urukuta nkahita mpagarara nigeze kubikora kandi ibi byanyabyo ko nagiye kugeraho mbona yise ni ibintu bire volontaire mbona yise mitamagarika nuvango rero nimba FDR yabangamirwa nuko Nord Kivu na Sud Kivu baye igihugu kigenga bishobora no kuba ari nawo mutusharira gusa His Excellency kigeze kutanga bari kuvuga utumuti sinzi nimba ari bavugutaga ariko wowe waba ari igikakarubamba kongeraho n'isubyo byose n'umuravumba n'imibirizi ariko akarere hagomba kuboneka abantu bari brave enough kuvuga ngo abazungu ni batatu jya hagati ngo badufashe kubona igisubizo kizabonwa inzira byacamo yose kuko sa atro dile birakabije kuba byararambye byarabaye akaterera nzamba ntago dushaka kuraga abana bacu ibi bintu tugomba kubaraga akarere gatekanye tugomba kubaraga akarere katarimo le déplacer katarimo abantu bari kushyirwa mu ndege ngo babajyane mu mahanga ngo bagiye mu gihugu cy'isezerano tugomba kuragwa akarere karimo abantu imihati yimuwe ariko imihati mishyashya ikaba nta mvururu iteza nta ntambara nta mfu abantu bakabana ababashe kubana bakabana batabashe kubana bikanga bakarwana intambara y'iterambere bakarwana intambara y'ubukungu ibyo ngibyo kandi tukagira ubwenge bwo kumenya ngo umuzungu nimba nawe ashaka kubirwanya nawe tuzabigeraho atabishaka ariko tubigereho yego ntago dukeneye mu karere nimba ari umuntu mu karere bitanzira hahita numva ko nta nicyo twamumaza ni umuntu wese mbona afata abazungu nk'ibimana abazungu bavuze ngo Trump yavuze ngo ubwo Trump yabyinjiyemo ngo Geneva ngo we
nitwe dupfa ntabwo abi Geneva aribo bapfa. Yego. So rero nimba ahari nk'umuzungu ahari kugira ngo adufashe kubona ibisubizo, ntabwo ari kuvuga ngo icyo yavuze cyose niyo cyakirimo ubusazi ngapfa kuba yakivuze. Turacyari kuri uwo rwego kweri. Ubu twapfushije abantu bake ku buryo icyo Trump yavuze na Marco Rubio gisigaye gisimbura icyo Imana itekereza ku buzima bwacu. Apotre reka nkushimire, nomero ya telefone kwagukenera usesenguza bwiza cyane bw'uyu munsi. Naho uburyo mbona Noheli yambereye mbi, yego, tanandakarizamo noneho bikaba bibi cyane kuko byibuze umuntu yariye ka mayoneze nta nubwo arakara cyane. Rero ubu nge ndi muri mood yanarakara bikaba bibi cyane, nkavuga ukuri kose ariko ukuri kuzatsinda ikinyoma. Kandi ukuri kuri muri ibyo bintu nabaganirije abantu bo kuri nimero ya Blessed ni batange Noheli kuri Apotre Mutabazi. Ose ntuwagondoshe gari nyawo wasanga nabizuba ryaratse. Nimero yanjye ni 0788 30 9513 uyinyandikira kuri WhatsApp, iyo mpamagaye utanyandikiye ntago nkwitaba, ariko iyo wanyandikiye nitaba abantu bose banyandikiye bansaba ko twavugana. Iyo nimero mbahaye 0788 30 9513 niri kuri WhatsApp, ni kuri Momo yanditseho Mutabazi Kabarira Maurice. Kandi ntago nigurisha abantu bo kwa Kisekedi bashaka kungura, ntago nigurisha abantu bo kwa Neva bashaka kungura, sinigurisha. Nizere ko amatangazo atambutse loud and clear. Ciao ciao.